Urugendo rw'ubuzima ngaho mawe ndavutse ibyishimo ni byose bati ikaze kibondo horana imana mwana wacu izigukamirwa ziriganje. Nkimenya ubwenge mbayeho nkabona mawe yimara ngo abone byose dukeneye, nabonye byinshi bimuvuna ariko byose bigashira akabirengaho agaseka. Ngaho dawe arasiza ubwo ikiyede ndayoboka ikibanza arubaka kamfashe dawe kubaka ati muryango ndimutse ubwo umuyede mbayeho ku myaka yanjye 6 ntwaye amabuye ku ihene nshyize umucanga ku ibasi naho ubwo ishuri nzaza ejo. Mu gitondo ndabyutse dawe mpikaye njye kwiga ansubiza nabarakaye ati cyo genda ubaze nyoko urajya kwiga wiga iki ubu ko ntize mbaye iki. Ubwo mba ndagiye mbwiye mawe dawe yabishe mvuze ibyo kwiga atishyirwa iyo ngo ndajya kwiga niga iki ngo we ko atiza abaye iki. Mama ngo abyumva arababara intimba ishengura umutima ariko kandi akamwenyura ngo atantera akababaro hato no kwiga bikanga. Mawe yatsideni ubwo bidatinze mva ku ishuri mvuye kwiga ndananiwe ngize ngo nikoze mu rugo ati shyira umucanga ku ibase fata ihene ushyireho amabuye amaze ushyira abo bakozi. Ubwo bidatinze mbayeho umushiki wanjye aravutse nkabona bamuhururiye mushiki wanjye abayeho igihe kigeze ubwo agana ishuri nta n'inkweto tugira twese nta n'uwigana agakaramu mushiki wanjye nteye yambu uroye nuko twababaranye. Inzu bidatinze barayisoza ibyo kuyitaha tubikomoje ati mwese muhame ngaho ahisemo njyewe ngo njye muraza kuva uwo mwanya ndagowe ibyo kuryama ndazibukira ngo hato adataha akabura umuntu abura uko atashye nk'abandi maso ngakingura ubwo tukaryama no mu gitondo njya ku ishuri ntidawe mikaramu njye kwiga atari kuriga wiga iki ubu ko ntize mbaye iki. Hashize imyaka 6 ntashye nsanga yabishe ati cyo genda mvira aha afata ibyawe usange nyoko ntidawe kandi wimvuma ni iki nakoze kunjugunya ati ntacyo genda wimbaza. Ahandi samu ndashoberwa anzinga utwanjye njya kwangara ngenda imisozi ntazi yonke ubwo imihanda irambona ndyama kanevu ndicura ubwo mu gitondo ndishuka ntahari yacururutse mafashe utwanjye ndagaruka mpageze nsanga ntaho ndi nsanga none yongeje ntaho gupfa none napfa ejo. Mpindukira nibakwe nca rweru menuka impinga y'ishavu amanuka imisozi y'agahinda nyura mu ruzi rw'amarira ngenda ikibaya cy'umuruho none mpingutse i Kigali. Nsanze i Kigali ari icy'abakire maze urubebe mbayeho ikaramu yanjye n'ingata ntayikuzo karahava ndi kurya ntica ntikize nyamara dawe asigira imbwa. Hashize imyaka 6 irembo ry'ijuru ryasetse Imana ijabiro ku ntebe impaye umwungu ndamwenyura none Imana iduhaye kuvuza impundu.